bonjour. Muraho kandi mwaramutse. This coming August marks 23 years. Uku kwezi kwa Kanama kwegereje kuzuza imyaka 23 nta ndwara ingezeho, nta rubagimpanda arthritis, kandi nta miti nigeze mfata. Mfite imyaka 68 ariko numva nkiri muto, amaso yanjye aracyabona neza, imbaraga zanjye ziri hejuru cyane, kandi nubwo nabanje kuvunika intoki wrist inshuro 2 hakaguru ikirenge cyanjye cy'iburyo ndetse n'umugongo mu bihe bitandukanye, nta bubabare ubu numva na buke. Ankle, my right foot and my back, over the years I feel absolutely no pain. Ko natangiye kwiringira ibicuruzwa by'ikoranabuhanga rihanitse kurusha ibindi byose byigeze gukorwa, byagiye bingiraho ingaruka nyinshi, ariko maze iminsi nako imyaka 23 ntunzwe n'ibyo kurya bihebuje ibindi, n'indyo ishingiye ku bimera byuzuye vegan whole foods. Uyu munsi ndabigisha uburyo iyi mibereho yoroshye kandi ishobora kuramba mu buryo bwose bushoboka. Ndabigisha uko ntunganya igikoni cyanjye nk'uko nkora kugira ngo mbe mfite imboga zanjye, amasosi yanjye, ibirungo dips, ibinyobwa bishyushye, ibisuguti, crackers, kandi uko nshobora gutegura ifunguro mu gihe gito cyane. Ndabereka uburyo mbigenza namwe mushobore kubikora, kandi murabona uburyo mwagira ubuzima bwiza biboroheye. Murakaza neza kuri Jean Paul Official, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jean Paul, ansenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera nawe uzaje ugezwaho ibi biganiro buri munsi. Mwifatanye n'umuryango mugari wa Jean Paul Official, kandi munsigira ubutumwa mu gice cy'ibitekerezo aho bita commentaire, mumbwira ibiribwa by'ingenzi mukunda kurya, turebe ko ari byiza cyangwa se ari bibi. Muhumure tuzafatanyiriza hamwe gushaka ubuzima bwiza. Noneho mureke dutangire. Aha niho nkorera imyiteguro y'ibiryo byanjye, sinkoresha cyane igikoni kuko nk'uko mubibona ni gito. Ntuye mu nzu nto ifite metero kari 450, bityo ntabwo ari nini. Byose biba biteguye hano mu mfuruka yaho ntuye, niho byose bibera. Nk'uko mubibona hano mfite imashini itunganya ibiryo, food processor na blender biri munsi y'ahandi. Mfite firigo nto kandi nabereka ibiyirimo. Ku rugi rwayo mfite ibirungo byanjye byose biteguye neza. Muri firigo yanjye harimo ibice 3 birimo imboga zose, ndabereka mu kanya ibihishe munsi y'ibi bitambaro. Mfite kandi ibikoresho birimo ibinyampeke n'amasosi nk'umutobe w'indimu na karoti. Ibi byose biri hafi yanjye kugira ngo bibe byoroshye. Muri freezer nkoresha ibikoresho byose by'ibirahuri, kandi ndababwira ko byose ari ingenzi, ariko byose ni ibirahuri bifite amazina yanditseho kugira ngo menye neza ibirimo. Mushaka kureba ibiri munsi y'aya mapfundo, reka mbibabwire. Aya mapfundo afite amazi make, kandi impamvu ni uko iyo ugiye mu iduka ry'ibiryo ukabona imboga ziri mu bikoresho bikonje, hari amazi atonyanga buri kanya kugira ngo zibungabungwe. Ayo mapfundo akora nk'ibyo. Ni ibintu byoroshye cyane ushobora no gukora mu rugo. Nk'uko mubibona imboga zanjye zose ziteguye gukoreshwa. Aho kugira ngo njye muri firigo nshakisha ibintu bitandukanye, mfata gusa ibice 3 by'imboga byose bigahita biba biteguye. Ibi mubona hano muri firigo yanjye ni nabyo mfite muri firigo nto. Mfite imboga zitandukanye kandi zimwe zaturutse muri freezer. Ikindi nshaka kubabwira ni uko kugira imboga ziguma ari nshya, nko mu gihe uguze lettuce iri mu gikonoshwa clamshell, abantu bayifunga cyane bikayibuza guhumeka. Ugomba kuyifungura igahumeka. Mfite igitambaro gitose ngitwikira hejuru, kandi ibyo bituma igumana ubuhehere, humidity. Nk'uko nabivuze mbere, ni nk'uburyo bwo mu maduka y'ibiryo aho batonyanza amazi ku mboga kugira ngo zikomeze kuba nshya. Leti yanjye imaze iminsi 5 kandi iracyari nshya cyane. Ubuhehere butuma iguma imeze neza. Njye mpita nongera amazi kuri ayo mapfundo buri minsi 2 cyangwa 3 kugira ngo ubuhumekero burambe. Nigisha no kwinika no kumeza ibinyampeke, sprouting, nkora byinshi icyarimwe nyuma nkabyanika. Ibyo ntibibasha kuribwa byose icyarimwe. Iyo mbikeneye nongeramo amazi nijoro
bikongera bikayanywa bikongera kuba bishya nk'uko byari bimeze. Mu gitondo ndabitunganya nkabikoresha muri salade. Reka nguhe urugero rw'umutobe juice. Iyo nguze imboga sinshobora kurya seleri yose cyangwa konkombure yose cyangwa perisile yose icyarimwe, ndabivanga nkabikoramo umutobe, nkongeramo beterave, karoti, nkabona umutobe w'ibitunguru n'imboga. Ibyo bituma nkoresha ibiryo bishya buri gihe. Kandi hari amasosi y'ibanze, bechamel, chili, cheese, dressing, byose bifite uburyo bwo kubihindura uko ushaka. Ushobora kongeramo ibirungo, tangawizi, tungurusumu cyangwa ibindi byose. Mfite n'ibyo kurya byo gukoramo pizza n'ibindi byo gukoramo inombe. Ibi byose bituma nshobora gukora ifunguro vuba cyane. Mfite kandi umugati, konfitire, ikimuri cy'ubunyobwa, ibirungo kamere ndetse na pizza y'ibimera. Iyo nshaka kurya mfata imboga, umukati, isosi nkabishyira hamwe mu minota mike. Niyo mpamvu maze imyaka 23 ndya gutya. Biroroshye kandi bitanga imbaraga. Ibi nibyo byatumye ntarwara, nta miti, nta rubaga impande, arthritis, kandi mfite n'imbaraga nyinshi. Ikindi kandi nubwo ndya ibyo kurya nizeye ko ari bizima, sindya nijoro, sindya buri kanya kandi sindenza urugero n'ibindi. Njya kuri gahunda kandi mu rugero. Kurikiza ihame ry'Abayapani Hora Hachibu, kurya kugeza ku rugero rwa 80%. Byongeye kandi ndya 2 ku munsi, mu gitondo no ku manywa gusa, sindya nijoro ye. Noneho mureke mbasangiza imimaro nibura ine yo kurya 2 ku munsi gusa, mu gitondo ndetse no ku manywa. Umumaro wa mbere ni ukurya ibiryo byuzuye, whole foods. Kurya ibiryo byuzuye bisobanura guhitamo ibiryo bitaranyuzwa mu nganda kandi bitongewemo imiti myinshi cyangwa isukari n'amavuta. Ibi birimo imboga nshya, imbuto, ibishyimbo, ibinyampeke byuzuye nk'umuceri utarakuweho igishishwa cyose, oats n'ibindi. Ibi biryo bifasha umubiri kubona intungamubiri karemano nk'amavitamini, fibre na minerals cyangwa se imyunyu ngugu, bigatuma umubiri ukora neza, ugogora neza kandi ugira imbaraga zihamye mu gihe kirekire. Iyo umuntu arya ibiryo byuzuye buri munsi, bigabanya cyane ibyago by'indwara ziterwa n'imirire mibi cyangwa ibiryo bitunganyijwe. Maze yabirya 2 ku munsi, mu gitondo no ku manywa gusa, akagira amahirwe yo kugera nijoro nimugoroba igifu cyamaze gusya. Bene uyu nguyu agira amahirwe yo gusinzira neza no kubyukana imbaraga, kandi akarushaho kugwiza ubwenge n'ubuhanga uko bukeye n'uko bwije. Umumaro wa kabiri, kurya inshuro 2 gusa ku munsi, ni nawo mumaro turiho nubwo twari tubanje kuwusasira ibyo kurya bizima, morning and midday meals only. Ibyo kurya bya mu gitondo n'ibyo ku manywa gusa, ukirinda ibya nijoro. Ntako bisa, ni ingenzi birenze uko nabivuga. Gufata amafunguro 2 gusa ku munsi, rimwe mu gitondo n'irindi ku manywa, bifasha umubiri kugira igihe gihagije cyo kuruhuka no gusana uturemangingo twangiritse. Ibi bituma igogora rikora neza kuko umubiri udatwarwa n'akazi gahoraho ko gusya ibiryo buri kanya. Nanone kandi bifasha kugabanya guhora wumva ushonje cyangwa kurya kubera umuco gusa, ahubwo bigatuma urya igihe ufite inzara nyayo. Abantu benshi bakurikiza ubu buryo bavuga ko bibafasha kugira imbaraga zihamye, kutananirwa vuba no kugabanya ibirenze urugero. Umumaro wa gatatu ni ukugabanya ibiryo byongera isukari n'amavuta mabi. Ni ngombwa cyane kugabanya cyangwa kwirinda burundu ibiryo bitunganyijwe mu nganda, isukari nyinshi, ibinyobwa birimo isukari nyinshi n'amavuta mabi akoreshwa mu ifiriti cyangwa mu biryo byihuse. Ibi biryo bituma isukari mu maraso izamuka vuba kandi ikagabanuka nabi, bigatera umunaniro, inzara ikabije ndetse no kongera ibyago by'indwara nk'isukari nyinshi mu maraso, umubyibuho ukabije n'indwara z'umutima. Guhitamo ibiryo karemano aho kuba ibitunganyijwe bituma umubiri ugira ubuzima burambye kandi ukaba utuje. Umumaro wa 4 ni ukurya ku rugero rukwiye. Bishatse kuvuga yuko iyo umuntu agira amahirwe yo kurya 2 ku munsi, abasha kurya ibyo kurya bikwiriye. Abishatse gusobanura byimbitse yuko igihe uringaniye n'ameza mu gitondo, kongera ukaringanira nayo ku manywa, urya ibyo kurya bihagije, kandi nubwo warya byinshi, umubiri ubona umwanya wo kubitunganya neza. Nubwo umuntu yarya ibiryo byiza kandi byuzuye, ni ingenzi cyane kurya ku rugero rukwiye. Kurya
kurya birenze ibyo umubiri ukeneye bituma imikorere yawe iremererwa, bigatera umunaniro, kubika ibinure byinshi no kudasohora neza ingufu zose. Kurya ku rugero bifasha umubiri gukomeza gukora neza, kugumana imbaraga zihamye umunsi wose no kwirinda kurya kubera akamenyero aho kuba inzara nyayo. Ubu buryo bufasha umuntu kuba ari muzima mu buryo burambye kandi bufite ubuziranenge. Noneho bishatse mu gitondo cy'ibyuka wanywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha cyangwa amasaha abiri ukarya ibyo kurya wateguye neza, ukongera kunywa amazi mu masaha 5, noneho ibya nyuma cyangwa se ibya nimugoroba ukabirya saa 7, saa 8, hafi aho ngaho. Nijoro ntugire ikintu na kimwe ukoza mu kanwa, wasinzira neza, wabyukana imbaraga, wagwiza ubuhanga n'ubwenge, wagira amarangamutima meza, wabana n'abandi neza, wagwiza icyizere cy'ejo hazaza, mbese muri make wagira ubuzima bwiza muri rusange. Iyi niyo vegan whole foods, ni ibiryo bikora ku buzima bwawe. Niba ubishaka nawe ushobora kubigerageza. Ndakomeza gukora izindi video zerekana ibindi biryo byihuse ushobora gukora. Komeza ubane nanjye mu biganiro bya buri munsi kandi ntuzacikwe n'ibiganiro by'ubutaha. Aha wabigeraho ukanze subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, kandi niba waramaze kuyikanda nyabuna ntuzakura urushinge kuri uyu muyoboro kuko uzarushaho kugera kuri byinshi. Kora ibishoboka byose ukunda ibiryo bigukunda, nawe nibwo uzagira ubuzima bwiza. Naho kubatwa n'ibyo kurya bikwanga, mu yandi magambo kurya ibyo kurya bigutera indwara, ubu nabwo ni ubujiji bubi. Akaryoshye nakagaruka, akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa, icyakora ryasubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, Imana ibarinde.